kuri Zaria Cote yamaje kuronshingira umushinga w'akanyenyeri ka ekipe ya Rayon Sport. Murenzi Abdara, turakwakiriye. Murakoze cyane. Ni umushinga w'akanyenyeri mumaje kuronshingira hano none ahangaha kuri Zaria Cote. Ni umushinga umeze gute umufana wa ekipe ya Rayon Sport agomba kumenya kano kanya? Icyambere ni ukubanza kubabwira yuko ntabwo ari umushinga w'akanyenyeri, ni umushinga wa Gikundiro 702. Murabizi yuko izina Gikundiro ni izina rimenyerewe mu Bareyo, ni brand y'Abareyo. Twongeyeho rero 702 kugira ngo duhuze uyu mushinga na brand isanzweho. Rero uyu ni umushinga wa Gikundiro 702. Ni uburyo bwo gufasha abanyamuryango yacu, gufasha abakunzi ba Rayon Sport aho bari hose kubasha kuba bakwiyandikisha. Tujya tuvuga ngo Abareyo nibo benshi, ariko wakubaza ngo bangana bate, uwo mubare ntiwawumenya. Twasanze rero uburyo bw'ikoranabuhanga bushobora kutubwira ngo mufite abakunzi bangana gutya. Dukoresheje akanyenyeri 702, umukunzi wa Rayon Sport akinjiramo, akuzuza amazina ye, imyirondoro ye, noneho tukamenya ngo umukunzi uri i Nyanza, uri Nyagatare, uri Rubavu, uri Rusizi, witwa runaka, witwa Murenzi, aherereye aha, akora iki ngiki. Bityo mu gihe runaka tukavuga ngo kugera kuri uyu munsi dufite abakunzi ba Rayon Sport bangana gutya. Iyo platform cyangwa ubwo buryo budufasha kandi ko abanyamuryango, abakunzi bacu bashobora gutanga umusanzu wabo mu kubaka Rayon Sport. Iyo winjiyemo harakubwira ngo uratanga umusanzu fatizo. Abantu benshi bakunze kwita umugabane, abendi bawita umusanzu w'umunyamuryango. Ntabwo umunyamuryango, murabizi muri association ntabwo atanga umusanzu kuba umunyamuryango, ariko yemerewe kuba yatanga umusanzu wo kubaka iterambere ry'umuryango. Uwo musanzu atanze tugateganya yuko umwe ujya mu ishoramari, ibikorwa birambye by'umuryango, undi ukaba wajya mu gukemura ibibazo bya hato na hato by'umuryango. Tuvuga urugero nk'ubu turi muri recruitment, dushobora kuvuga ngo abakunzi ba Rayon Sport buri wese natanga inoti y'1,000. Turamutse dufite abantu 500,000, tuba dufite mu buryo bworoshye miliyoni zigera kuri 500. Ayo ngayo ashobora guhita dufasha kugura abakinnyi, kwishyura ibirarane n'ibindi. Ariko ashobora no kujyamo agatanga umusanzu ufatizo w'30,000, ariwo duteganya yuko nitumara kubyubaka neza uzavamo umugabane ushobora kuba noneho ikimwe mu bimwinjiriza inyungu, ariko bikaba n'uburyo bwo gufasha umuryango gukora ishoramari. Ku buryo wakora ishoramari, turateganya yuko turamutse tugize Abareyo 500,000 bonyine batanga 30,000, tuzaba dufite miliyari zigera kuri 15. Ni amafaranga ushobora kuvuga ngo nyashoye mu gikorwa cy'ubucuruzi runaka, akajya abyara inyungu, ku buryo Rayon Sport idatungwa gusa n'amafaranga yo ku kibuga, idatungwa gusa n'abafatanyabikorwa, ahubwo hari n'inyungu zituruka mu ishoramari ryayo. Bityo umupira urahenze, umupira wabaye business. Turifuza yuko tuva ku ngengo y'imari y'urwego turiho tukajya ku ngengo y'imari y'ikipe ihatanira ibikombe ku rwego rwa Afurika, ihatanira ibikombe ku rwego ku gihugu. By'urumva byo tuzaba tugeze ku rundi rwego. So ibyo rero bizaturuka mu kuba abantu bazitabira uyu mushinga, abashobora gutanga imisanzu fatizo, abashobora gutanga imisanzu ihoraho y'uburyo bwo kunganira ubuyobozi. Uretse yuko ni n'umwanya wo kugira ngo abafatanyabikorwa bakora ibikorwa by'ubucuruzi. Kuvuga ngo mfite abantu 2,000,000 bari ku rubuga mfitiye amakuru, uwo ari we wese yakugana kugira ngo rubuga yamamarizaho, rubuga acururizaho. Icyo gihe babashoramari, babafatanyabikorwa, abasponsor bazanaga 1,100,000, ushobora no kumubwira uti noneho ndashaka 1,000,000, ndashaka 2,000,000, kubera ko abona nawe icyo azakura hehe mu bucuruzi bwe. Mwumvise abafatanyabikorwa hano bavuga ngo abasponsor bavuga ati twebwe icyo dukeneye ni imibare yanyu.
yivugire. Imibare yacu rero izaturuka ku mubare w'abanyamuryango dufite, ufite abantu miliyoni 2, nta muntu utakugana ngo agucururizeho. Niyo umuntu yaba acuruza ikintu giciriritse akaba azi ko gicuruza ku bantu bangana gutyo, byanze bikunze rizaba ari isoko rinini cyane. Twabonye n'abafatanyabikorwa muzakorana gute uno mwaka w'imikino nk'umufana wa siporo akwiriye kumenya. Ubundi dusanzwe dufite abafatanyabikorwa barahari, Skol, Canal Plus, za Choplife n'abandi batandukanye benshi wenda umuntu atavuga aka kanya. Uko umubare w'abafatanyabikorwa wiyongera ni nako ingengo y'imari yiyongera n'ibyo dukora mu bafatanyabikorwa. Uyu munsi rero abangaba nabaje biyongera ku bandi dufite, turimo kuganira ko ni ibiganiro, nta numwe turasinyana amasezerano dufitanye ubu ngubu na service providers, n'abaduha service tugura. Ubu rero duteye intambwe yo kuvuga ngo turabishyura service, noneho namwe kubera ko dufite abakunzi, dufite abareyo benshi, nimuze mugure service wacu. Niyo mushaka ko tubwira abanyamuryango bacu ngo nimufungure konte muri A&M, ubwo uzaza tuganira uburyo nitubigukorera icyo uzaduha. Niba tubwira abakunzi bacu ngo mwese fate ama sim card muri Airtel cyangwa mu kuduha service dukeneye, ariko turi mu biganiro byo kuvuga ngo noneho twebwe muraduha iki. Hari amakarita yo mu bihe byashize n'indi yagiye ifeyinga, ariko se uyu nguyu itandukaniye he n'iyo yindi yabanje? Icyizere kiranga nite ku buryo uzaba successful? Ngira ngo niba mwabibonye, uyu mushinga urimo inzego nyinshi zitandukanye, yaba inzego za leta zishinzwe gukurikirana uburyo abantu y'abantu bicungwa neza, amakuru acungwa neza. Mwabonye yuko twakoranye na Beneri kuvuga ngo aya mafaranga muzegeranya y'abanyamuryango azacungwa ate, kugira ngo twirinde ibyo byose. Uyu mushinga uzaba urimo abantu b'abahanga mu micungire y'imishinga rwose. Mwabonye ko twashyizeho project manager, ariko turanateganya yuko hazajyaho n'abandi bakozi b'abatekinisiye, atari gusa kuri uyu mushinga ahubwo no mu bikorwa bya Rayon Sport, kugira abantu b'abahanga mu miyoborere, mu micungire, ku buryo mpamya neza yuko ari amasezerano yose mubona agera kuri 18 arimo ibyo tugombwa n'ibyo tugomba abandi. Icyo gihe rero uramutse wishe amasezerano ubwabyo cyaba ari ikibazo. Tuzagerageza rero kugira ngo aya masezerano abe umusingi mwiza wo kudufasha kunoza imikorere no kunoza yuko uyu mushinga uhora utera imbere. Bisi nshya byo bihagaze bite? Bikizaza byari zaba ari bisi wese twumvisha n'abafatanyabikorwa bo bazayigeza kuri Rayon Sport. Iyi bisi ni bisi ifite ikoranabuhanga rigezweho, aya mabisi mashyashya meza. Murabizi twigeze kujya tugira amabisi ishobora kuva aha ikagera Shyorongi igahagarara, n'izindi bisi twagiye tubona. Iyi bisi izaba ikorewe Rayon Sport, ariko inaberanye n'imihanda yacu n'igihugu cyacu. Izaba irimo ikoranabuhanga, amascreen n'ibindi bintu bitandukanye. Ni bisi rero twaganiriye na Airtel baratubwira bati nk'abafatanyabikorwa turifuza yuko kimwe mu bibazo mufite ni ikibazo cy'imigendere. Ni gute twabafasha kubona transport ariko namwe tugafatanya mu kwamamaza ibikorwa bya Airtel. Icyo rero ni ikintu cyiza twabonye cy'ingirakamaro, kuko buriya hari ingengo y'imari nyinshi igenda kuri transport ya Rayon Sport buri munsi, abajya mu myitozo, amamatch n'ibindi. Ubu rero ni uburyo bwo kudufasha kugenda kandi mu buryo bugezweho. Turifuza, ngira ngo mwayibonye, izaba ari bisi imeze nk'aya mabisi tubona mu ekipa akomeye hirya no hino, yaba muri Afurika no ku isi. Kimwe mu bizatera ishema abareyo ni ukugenda mu modoka nziza. Turateganya rero yuko bikunze yaba bisi yaboneka mu gihe kitarenze amezi 2, ariko uruganda rurimo rurayikora no kuyibranding uko tubyifuza.
iramutse byihuse tukayibona na mbere y'amezi abiri byaba ari byiza, ariko turifuza yuko byibura bitarenga amezi abiri tutarayibona. Umufana wa ekipe ya Rayon Sport abimenye ntago ari ibintu bikiri kuganirwa, Oda mwarayitanze bisi irahari. Oya rwose ntago bikiri ibintu biri kuganirwa, ahubwo ni na bisi yatangiye gukorwa. Abakunzi ba Rayon Sport rwose bumve yuko mu minsi ya vuba ubundi twifuzaga ko wenda twazatangira shampiyona, ariko shampiyona iri hafi, ariko turifuza yuko shampiyona itaragera kure abakunzi ba Rayon Sport i Rubavu, i Huye, i Nyanza, Rwamagana bazatangira kubona indege yo ku butaka ijyana abakinnyi bayo ku bibuga. Perezida, ntabwo twakurekura utatubwiye ko mwiteguye umwaka w'imikino sezo 2025-2026. Ishize si byagenze neza, mwabuze igikombe mu minsi ya nyuma. Iyi sezo ni sezo mwiteguye gute se? Nkamwe nka komite y'umuganira mubona hari andi maraso mashya mwakongera mu ikipe, cyangwa ekipe mufite niyo ngire nta kindi muzayikora? Ku rwego rwa bodi twebwe ubundi akenshi tuba abajyanama ba komite nyobozi. Komite nyobozi yacu tunashima cyane perezida wa komite nyobozi, tunashima cyane abagize komite nyobozi bakoze ibishoboka byose kugira ngo tubone abakinnyi beza, tubone abatoza, ariko nk'uko mwabibonye match twakinnye biragaragara ko tukeneye kongeramo amaraso. Rero birimo biraganirwa, ngira ngo mwakurikiye umwiherero wabaye ejo wa fanbase. Perezida wa komite nyobozi yavuze yuko harimo abakinnyi bamwe tugikeneye kurekura, harimo n'abandi bagikeneye kwinjiramo. Isoko risigaje iminsi 4 cyangwa 5. Turifuza yuko isoko rijya gufunga hari andi maraso yinjiyemo, ku buryo tuzaba dufite ekipe ishimisha abanyarwanda. Ariko ndibaza neza yuko komite nyobozi babiriho, barimo barabikoraho, barimo barashakisha aho twabasha kubona abakinnyi. Rwose mu minsi ya vuba twiteguye yuko bazatugezaho inkuru nziza. Dusoza ufungure nko ku banyarwanda, hari nk'imyanya muteganya kongeramo abakinnyi? Se ni 3, ni 6, ni 6, ni 10, ni 9? Ngewe nabivuga nk'umufana, kubera ko abatekinisiye barabivuga, tuvuge perezida aganira n'umutoza. Ngewe nk'umufana nifuza ko twakongeramo mu rwego rw'ubusatirizi. Dukeneye rutahizamu, dukeneye muri defense, dukeneyemo abadefenseri nubwo dufite abacu wenda bazagaruka. Bonye abakinnyi byibura mu defenseri mwiza, mediateri mwiza ugeze imipira ku bataka, nimero 10 aho ngaho, umwataka mwiza umwe ushobora gukora ibitego biri hejuru ya 20 muri sezo. Ngiye nk'umufana rwose bizanezeza cyane, ariko mbivuze nk'umufana, ndatekereza yuko abahanga muri byo bazabireba neza kurenza ijisho ryanjye. Murakoze cyane perezida. Murakoze namwe. Hano twari turi kumwe n'umuyobozi n'umundi nawe wigeze kuyobora ekipe ya Rayon Sport, bamwita Murenzi Abdallah.